Reka nkushimire cyane kandi nongere ngusuhuze wowe wahisemo gukomeza gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh. Turabasuhuza mwe mwese mwa muri mu duce tugiye dutandukanye mu burasirazuba, uburengero bwaryo ndetse amajyaruguru n'amajyepfo mu mujyi wa Kigali. Turasuhuje n'abari muri diaspora nyarwanda mwese, tuba twabahaye ikaze gatanu kuri gatanu. Nitwa The Fresh. Tukaba twagarutse amakuru tubazaniye ni inkuru mbi yabereye mu karere ka Rubavu. Iyo mpanuka ikaba yahitanye abantu benshi ndetse kandi ni korari yarigiye kuvuga ubutumwa iturutse mu mujyi wa Kigali, igiye kuvuga ubutumwa mu karere ka Rubavu, ndetse bikaba bivugwa ko umushumba wari urimo cyangwa se pasiteri nawe yahise yitaba Imana. Mu bandi bayiguyemo harimo abagore batatu bavukanaga. Ni ku mugoroba w'ejo, aho imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abagenzi 15 yakoze impanuka, ndetse abantu 5 mu bari 15 bari bayirimo bakaba bahise bahasiga ubuzima, ndetse abandi bakaba bakomeretse ku buryo bukomeye cyane, bakaba bahise berekezwa mu bitaro bya Gisenyi. Ni amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba iyi mpanuka yabereyemo Twishimiye Jean Bosco yatangarije ikinyamakuru Kigali Today. Avuga ko iyo modoka yakoze impanuka igeze ahitwa ku Nyundo ubwo yavaga i Kigali yerekeza i Rubavu. Yagize ati ni imodoka ya kwasiteri yavaga i Kigali yerekeza i Rubavu, aho yageze ahitwa ku Nyundo ikora impanuka, abagenzi 5 bahita bitaba Imana, mu gihe abandi bahise berekezwa mu bitaro bya Gisenyi. Umwe muri bo utakomerekeye muri iyo mpanuka yabwiye ibitangazamakuru ko iyo mpanuka yatewe nuko iyo modoka ya kwasiteri yarenze umuhanda ikagwa munsi y'umuhanda, ndetse iyo mpanuka ikaba yahise itera urupfu rw'abantu 5 muri 15 bari muri iyo kwasiteri. Impanuka zikomeje kugenda ziba nyinshi muri no minsi y'intangiriro z'umwaka 2025. Bibaye nyuma yuko hari imodoka n'ubundi yakoreye impanuka igeze ahitwa ku Kirenge irimo irazamuka Shyorongi, ndetse umushoferi yajya kudepasa agahita arenga umuhanda akagwa muri metero zirenga 800 uturutse ku muhanda main road wari yaririmo iragendamo. Bikaba bivuga ko iyo mpanuka yatewe nuko umushoferi yatubahirije amategeko y'umuhanda ajyanye no kunyuranaho, ndetse kandi hadaciye kabiri indi mpanuka yabereye Kanyinya y'imodoka yo mu bwoko bwa hiyasi yari itwaye abagenzi, noneho umushoferi akageze mu ikorosi rya Kanyinya agahita abura feri akaza guhita yiroha muri fuso, ndetse muri igihe hari abantu benshi bagiye bahasiga ubuzima. Hari indi mpanuka nanone yabereye mu karere ka Kamonyi, aho umushoferi wari utwaye nanone fuso ipakiye ibiti yageze ahitwa Kamonyi akagonga akahuranya imodoka yari itwaye abana bajya ku ishuri mu gihe riparitse irimo irashyiramo abandi bagenzi. Impanuka zikomeje kuba nyinshi. Polisi y'u Rwanda ikaba idahwema gukangurira abakoresha umuhanda gukomeza kwitwararika ku mategeko y'umuhanda, bubahiriza amategeko ajyanye no kubisikana ndetse no kunyuranaho, ndetse kandi ikaba ikangurira abakoresha umuhanda kubahiriza amategeko y'umuhanda, harimo kuba batatwara banyweye ibisindisha, ndetse kandi umuvuduko wagenwe ukagenda wubahirizwa bitewe n'ibyapa byagiye
bishyirwa ku mihanda itandukanye kugira ngo biyobore abashoferi ku muvuduko bagomba gukoresha mu gihe batwaye iyo imodoka zabo. Ngiye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe. Ayo makuru yo uragenda ukomeza kuyabona ku gihe. Ibuka gukanda subscribe ndetse kandi wibuke no gusangiza inshuti zawe izi nkuru zacu kugira ngo natwe ukomeze kudutera umuhate wo kubagezaho amakuru abagezweho mu gihe. Reka tuvuge ngo ababuriye ababo mu mpanuka yabereye mu karere ka Rubavu ahitwa ku Nyundo, Imana ikomeze kubaha iruhuko ridashira. Komeza ubane natwe.